ari mu nyubako indani inyuma yaru waje atora ikibando ni wa mupolisi igeze kumwicanyi mupolisi inyuma ye ku mutwe rimatango ari Juni polisi yitwa Juni ku mutwe ibitugara byuna katorori sore nakubiswe polisi ahita muzirika akora akazi ke tamuzirika yihuse cyane akora akazi ke bimeze bite rero ari mu nzu y'umwicanyi punch buriya no kwihorera ntago byemewe mukeka ko polisi ntakishoboye aba Caritas ndirimo atango nanjye ndirimo atango katorori ntangije aca isengeri yahenze umugabo areba amatatuwaje yanditse uyu ni umwicanyi koko ngo mushake umwicanyi zo tatuwaje ni umwicanyi ruharwa ni muri ba ruharwa ni umukate juste kureba hano mu nyubako nta bindi birimo ahabika imbunda izi mbunda umugabo atunze imbunda zirenga imwe areba ibitabo by'umugabo biri hano uyu mugabo ni umwicanyi ruharwa tu umupolisi fungura hano icyo yabonye ni ikintu kimeze nk'icyajenda kureba na agenda y'umugabo ya 2005 buri muntu agira agenda ya buri mwaka yandikamo ibintu bye afunguye abona wa mugabo w'umwicanyi turi kubona kera yasaga neza ari akabogari uyu niwe kirakinura gisigaye gisa nabi niki kiyitaho ibyanwa ni cyogosha uruhara wagira ngo ni Doni Dangote ariko umusore kera yasaga neza aguye kuri agenda y'umugabo yatangiye gusoma muri agenda kera cyangwa se zino diary ni akantu k'agatabo usanga umuntu agenda akandikamo amakuru ye nigeze kugwa kuri agenda ya Slay Queen ku itariki 15 naryamanye na Titi Brown ngaho rero agenda ni akantu usanga umuntu yandikamo amabanga ye nyine ibintu bye yaguye kuri agenda y'iki kigabo cy'icyicaye byo muri 2005 uyu mugabo zitarasota reka bakwereka uyu mugabo yari abaye hate mu myaka yo hambere ishize uyu mugabo yari abaye hate barakwereka ku kibuga cy'indege ibi nibyo bari gusoma muri iriya agenda y'umugabo iriya diary bimeze bite hano hari private jet privé n'abantu uyu mugabo wabaye umwicanyi wabaye nk'uwasaze Amerikani amazina yanjye ni Sanjay yari bogari koko ari umukire ntabwo yategaga indege bira byo gutega indege ni ibyanyu by'abakene mutega twegeranye uhuriramo n'abantu benshi iriya ni nka twegerane yo mu kirere ubundi abakire bagenda muri private jet ya wenyine nko gutega taxi voiture Sanjay Singhania bagita Sanjay Singhania ni icyamamare koko reka bakwereka uyu mugabo zitarasota ataraba muri buriya buzima yarabaye hate bagusubije inyuma imyaka 3 umugabo ntabwo yikoraga agakapu nakitwaza business nicyo kintu nkunda kandi ko kazi kanje papa wanjye yajyaga arota ubuhinde kuba yabugira kari bwo bufite kampani ya mbere yitumanaho umugabo wamwakirizaga indabyo yaje afite abapampe benshi cyane ubu indoto zaho zari za papa wanjye ubu niyo ntego yanjye nta kintu nzasiga kidakozwe kugira ngo ibyo mbikereho umugabo agenda wagira ngo ni perezida baherekeje nuko yagendaga mu myaka 3 ishize bataramukubita ku mutwe ngo zisote umugabo yari umukire koko umubona ariko ari umwana muto wakize Mumbai mera ghar hai. Uyu muri Mumbai. Maka janam sthan. Mama wanje yavukiye muri uyu mujyi. Mujhe bahut pyar. Urumva ni byinshi bimuza n'uyu mujyi. Katurori. Mama niho yavukiye. Sore dore konvoye bimuherekeje. Ye Airvoice Mobile Company. Hano tugiye rero afite ikigo cy'itumanaho nko kumva za MTN za Airtel no afite ikigo cy'itumanaho cyitwa Airvoice. Mera office. Hano ni muri office yanjye. Ye hai mere bharosemand employees. Abo bona ni bakozi banje nizera cyane. Usore nguru muraho turabapampe nagagenda wenyine burano ubona icyamamare kigenda kitari kumwe n'abapampe ubugore nta yibiriho kibari icyamama re nta yibiriho nata ke kaam jazbaat ke sath karo umugabo ari kubagira inama ati mujye mushyira ibintu byose mu mbega umutima mushyire mu kazi ndetse ibintu by'amarangamutima mubireke yuko yashyira mu kazi 50 crore cell phones ki khapa icyo dushaka turi gushaka abafata bugusi cyangwa se abantu batugana basaga miliyoni zisaga 500 bakoresha umurongo wabo muri kanze ibyo nabigiraho nahi ye mera ghamand nahi mera vishwas je nta kintu cyo nkorera ubusa uko ngiyewe ndizeye bahut kam fark mugabo nari kubwira bagasibe benshi cyane ye mera vishwas je nizera ko nagera ku cyo nshaka mu gihe mvuga ni cyizere ye mera ghamand turabayoboza babwira ese apne paas rakhiye dukeneye cyizere reka cyizere tucyubake
अगर ऑफिस के दरवाजे ibintu byo kutiyizera byo kumva ko ibintu bitagenda neza muzabikure muri ofisi yanjye bya bintu abantu bavuga ngo ubuse ngo tuzabigeraho ubuse bizacamo ibyo bintu ntago bishaka mu kazi bakeneye abantu basaga 500,000 nako 500,000 babafata buguzi bakoresha umurongo we tuvuye hariya ibi ni byabaye imyaka 3 bari kutwibutsa batwereka uriya mugabo insinga zitarasota zo mu mutwe yarabaye hate byari byifashe gute aho tuwavuye tugaruke hakuri no barakwereka rututu mukobwa mwiza waje bafotora ku matapi y'umutuku uyu mukobwa amenya ari icyamamare koko uramubona ariko umukobwa mwiza muraho bafana banje umukobwa uri hano hari umukobwa mwiza cyane bahise batuganishaho ibyo bari gusoma muri ya agenda y'uriya mugabo bita Sanjay Singhania umupolisi aramuziritse arangije atangira gusoma ibyamubayeho imyaka 3 ishize